birashoboka hari abiba ariko n'abatiba barahari. Jewe ndabyemeza ko nta muntu ukira atibye kuko buriya reka nkwereke ushobora kuba utaribye amafaranga cyangwa utaribye nyine wenda ibintu bifatika ariko ukiba wenda nk'igitekerezo n'urugero ntabwo ariko mbibona akenshi mbona umuntu ashobora kubona amafaranga mu buryo wahawe mu mugisha n'Imana rero yakwihereye umugisha. Yego abiba bakaba bakurizaho bagakira ugasanga ubukire bwabo nyine intangiriro yabwo ni ukwiba. Ndagusuje cyane ukomeje kunyumva no kuntega amatwi. Nitwa Jeremy. Mu gitabo cy'itangiriro igice cya 27 uhereye ku murongo wa mbere hari amagambo avuga ko Isaka amaze gusaza amaso ye amaze kuba ibirorirori yahamagaye imfura ye Esawu aramubwira ati mwana wanjye undi aritaba ati karame aramubwira ati dore ndi umusaza sinzi igihe nzapfira none ndakwinginze enda ibyo uhigisha ikirimba cyawe n'umuheto wawe ujye mu ishyamba umpigire y'umuhigo untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda uzinzanire nzirye bone kuguhesha umugisha ntarapfa. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigure umuhigo se yamuhigiye. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati numvise so abwira Esawu mwene so ati mpigurira umuhigo untekere inyama ziryoshye nzirye nguhesha umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko none mwana wanjye wumvira ibyo ngiye kugutegeka. Uyu ni umugore wa Isaka akaba nyina w'aba bombi Yakobo na Esawu. Nawe ati mwana wanjye nyumvira wumvira ibyo ngiye kugutegeka. Jya mu mukumbu nzanira abana b'ihene beza babiri nanjye ndabatekera so babinyama ziryoshye zimeze nk'iza kunda nawe uzishyire so azirye aguhesha umugisha atarapfa. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati dore Esawu mukuru wanjye n'icyoya jyewe nk'umubiri wanjye ni umurembe ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramubwira ati mwana wanjye umuvumo wawe aba ari njye ubaho nyumvira gusa ugenda uzinzanire. Aragenda arazizana aziha nyina nawe ateka izo nyama ziryoshye nk'izo sakunda by'umwihariko nk'umugore we kuko yari amuzi. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye iyo yari afite mu nzu ayambika Yakobo umuhererezi ashyira impu z'aba bana bombi b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye aharembekereye. Aha umwana we Yakobo za nyama ziryoshye atetse n'umutsima yavuze ajya hose ari aramuhamagara ati data aritaba ati ndakwitaba urinde mwana wanjye. Yakobo asubiza se ati ndi imfura yawe Esawu. Aha yari amuriganije yari amubeshye kuko yashakaga gutwara umugisha wa Esawu burundu akamwiyitirira akiyita Esawu mwenyewe kandi atari we nyamara ari Yakobo. Aramubwira ati nkoze ibyo wantegetse ndakwinginze rero byuka urye ku muhigo wanjye kugira ngo umpeshe umugisha. Isaka abaza umwana we ati niki kiwukubonesheje vuburyo? Ise ntiyumvishaga uburyo cy'umwana yaba avuye guhiga umuhigo agahita azana ibyo yategetswe kumbe ni uburiganya. Umusaza aramubaza ati niki kiwukubonesheje vuburyo mwana wanjye? Aramusubiza ati nuko Uwiteka Imana yawe mpayishya kubeshya. Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye gira hino ndakwinginze ngo ukorakore menye yuko uri umwana wanjye Esawu koko cyangwa atari we. Aha yari arimo amuriganya kuko Esawu mwenyewe yari akiri ku muhigo yatumwe na se mu ishyamba. Yakobo yegera Isaka se aramukorakora aravuga ati ijwi ni irya Yakobo ariko ibikonjo ni ibya Esawu. Ntiyamenya uwo ari we kuko ibikonjo byari biriho ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu. Nuko amuhesha umugisha aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko? Aramusubiza ati ndiwe. Aramubwira ati unyegereze nanjye njye ku muhigo w'umwana wanjye kugira ngo nguheshe umugisha. Aramwegereza ararya amuzanira vino ashuzaho. Isaka aramubwira ati mwana wanjye nyegera unsome. Aramwegera aramusoma yumva impumuro y'imyambaro ye amuhesha umugisha ati impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi. Amoko agukorere amahanga kwikubita imbere utware bene so uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. Isaka arangije guhesha umuhungu we Yakobo umugisha nk'uko yari azi ko arimo awuhesha Esawu. Yakobo akiva mu maso ya Isaka se Esawu mukuru we arahinguka. Nitwa Jeremy uhaye ikaze. Jewe ndabyemeza ko nta muntu ukira atibye kuko buriya reka nkwereke ushobora kuba utaribye amafaranga cyangwa utaribye nyine wenda ibintu bifatika ariko ukiba wenda nk'igitekerezo n'urugero
ukumva wenda nk'umuntu afite gahunda yo gukora business runaka wenda atarayikora ukabura igitekerezo ahubwo urayikoze kandi ibaye successful, iratsinze iyo business kugejeje kure, urakize. Urumva ahantu wakiriye ni uko wibye cya gitekerezo wowe utari warigeze utekereza. Ushobora kuba wiba mu kazi ugakuka amafaranga cyangwa se ukabeshya, urugero nk'abantu bacuruza, nk'umuntu akakubaza ati se wungutse nkangahe, gusa umubwiye ngo wungutse 400 cyangwa 500, kandi kuri icyo kintu aguze wungutse nk'ibihumbi nka 30 cyangwa amafaranga menshi. Uko nako njye mbifata nko kwiba, kuko mu by'ukuri uba umwibye nyine amafaranga, cyane ko uba unamubeshye igiciro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Njye nuko nguko mbyumva, nta muntu ukira atibye, kuko nyine kwiba kuba mu bintu bitandukanye, ntabwo umuntu yiba amafaranga gusa. Ushobora kwibaza ni gute umuntu ashobora kuba asenga Imana kandi akorera Imana atayiryarya, nyamara akabona amafaranga menshi atibye, atariganije, ndetse nta n'ikindi kintu cyose cy'ubuhemu akoze, nyamara Imana ikamuha ubwo bushobozi, ikamuha ayo mafaranga ashaka, igahaza kwifuza kwe, ndetse akabona byinshi yifuza mu buzima anakorera Imana ari umukristo. Amafaranga tuyashaka ngo adufashe mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'ubu turayakorera, nawe urayakorera, ariko mu buzima tubaho ngo tuzagere ku nzozi zacu bwite, cyane ko iyo wamenye impamvu ikuzana ku isi, uzanwe n'uwakuremye, ukwiye kuyikorana umwete. Kimwe mu nzozi za buri muntu wese hano ku isi zakabaye ari ugukorera Imana ubuzima bwe bwa buri munsi, ndetse no kuba mu nzu y'Imana igihe cyose, bityo byamurinda kwiba. Icyo kwibaza, ubukire ni iki? Kuki dushaka ubukire? Ubukire ni ubutunzi bwose umuntu afite mu bintu bifatika ndetse n'ubudafatika, butari mu mutima ugucira urubanza. Iyo ubufite, icyo gihe ntabwo waba ukiri ubukire. Ubutunzi nk'umuntu agomba kubufata nk'umugisha yahawe n'Imana, maze ngo nawe abashe gusohoza icyo yamuzaniye ku isi. Ubwo nibwo butunzi. Tujya twumva urubyiruko hirya no hino ku isi ruvuga ko abantu benshi bakira, ariko akenshi baba bibye, ngo urufunguzo rw'ubukire bwabo ni ukwiba, bakiba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Njyewe ndabyemeza ko nta muntu ukira atibye. Ushobora kuba wiba mu kazi ugakuka amafaranga cyangwa se ukabeshya, urugero nk'abantu bacuruza, nk'umuntu akakubaza ati se wungutse nkangahe, gusa umubwiye ngo wungutse 400 cyangwa 500, kandi kuri icyo kintu aguze wungutse nk'ibihumbi nka 30 cyangwa amafaranga menshi. Uko nako njye mbifata nko kwiba. Mu by'ukuri nawe uri kunyumva kano kanya ushobora kwibaza uti se koko nibyo? Oya, sibyo. Gukira ukagira ubutunzi ukamenywa na bose utibye birashoboka. Buri muntu yihitiramo uburyo agomba gukiramo, kuko iteka habaho inzira ebyiri, inzira y'iburyo n'inzira y'ubumoso. Nawe wirebye ubwawe ku giti cyawe, izo nzira urazifite. N'ikimenyimenyi, hari ibice Imana yaduhaye iby'iburyo n'iby'ubumoso. Akaboko kawe ufite ak'iburyo n'ak'ibumoso, akaguru ufite ak'iburyo n'ak'ibumoso. Ntabwo abantu bose bakira ari uko babibye. Hari umuntu ukira bitewe n'uko yagize andi mahirwe ku ruhande, cyangwa se Imana ikaba yamwikiriza nta birenga. Urumva ko rero abantu bazi ko umuntu akira uko yabonye amafaranga, ibyo ntabwo bishoboka. Yego nyine hari abakizwa n'uko yagiye kwiba, ugasanga agiye nko kwiba ahantu runaka, akaba yagira amahirwe ntafate, kuko twese tuzi yuko kwiba ari icyaha. Rero icyo nakubwira cyo, abantu bose ntabwo bakira kuko bibye. Ushobora no kuba utibye rwose ugakira. Ariko nanemera yuko umuntu ashobora kugira fondasiyo nziza y'ubuzima, akabukomeza bikagera ku rwego yitwa ko afite icyo yigejejeho, kandi binyuze mu nzira nziza, atibye. Birashoboka. Hari benshi tujya tugenda twumva ubuhamya bwabo batubwira ati jyewe nahereye wenda ku mafaranga nakoreye mu kiyede, ndangije nguramo inkoko yagira gutya, ugasanga umuntu yabaye umuherwe binyuze mu nzira ziri clear, nta kintu yishinja, cyangwa se n'undi wese ntacyo yamushinja. Bumwe mu burenganzira Imana yahaye umuntu burundu itazisubiza ni ugukora amahitamo. Icyo ikora ni ukukugira inama gusa, washaka ukazumva cyangwa ukazisuzugura ukikomereza icyo wahisemo. Ariko Imana yo yatanze amahitamo kuri buri muntu wese, ndetse ntizigera ibyicuza. Uku ni ukuri. Ni nka yahe mahame cyangwa indangagaciro umuntu w'umujene cyangwa se w'urubyiruko ashobora kugenderaho nk'umunyarwanda kandi akijijwe, agakora ategereje gukira nyamara atibye? Ibi turaza kwifashisha umukire Ruhamyambuga Paul, uzwi cyane hano mu Rwanda, nyiri City Plaza mu mujyi wa Kigali, ndetse akaba yaranabaye perezida w'icyubahiro w'ikipe ya Rayon Sports. Kuba imfura, yego yawe ikaba yego, oya ikaba oya. Ntugire indimi ebyiri. Imfura yirinda umururumba, ikarya karibwa kandi kagabuye. Kabiri, kuba umukozi. Urubyiruko rugomba gukora cyane, ukagerageza byose bishoboka, ukanoza ibyo ushoboye kurusha ibindi, bityo bikazakurinda kwicuza imyaka y'imbaraga yagabanutse. Ikindi cya gatatu ni ukwimenya, ukanamenya aho uri. Iteka ugahatanira kugera kure, udahuga, uhuzagurike, ugamije
kugera ku cyakuzanye ku isi. Uyu ni Paul Ruhamyambuga wabaye perezida w'icyubahiro w'ikipe ya Rayon Sports, akaba umucuruzi ukomeye mu mujyi wa Kigali. Inama nagira urubyiruko inakomeye cyane, mbona ari nayo ari inama na nyakubahwa umukuru w'igihugu Ubujura yarabivuze, bana bacu urubyiruko rwacu rwose muve mu biyobyabwenge, ntabwo muzatera imbere munywa ibiyobyabwenge. Ni cyo kintu cya nyuma kibi. Abana barananiranye, abana bashaka kwica ababyeyi kubera nta kindi kintu, kubera itabi. Rega niba umufundi byaterambere, ubu umufundi ukareba mu masoko yubaka, ngiye nguhe nk'urugero rumwe, ntagira kubaka City Plaza. Abo twatangiranye ari abayeye babaye abafundi, abo twatangiranye ngubu bamwe bashakira ibiraka bakajya kubaka ahandi hantu, kubaka amakaro. Abo twatangiranye ari ba Rudogo n'abaporombiye bakuru. Nta murimo mutoya kunywa ibiyobyabwenge ntacyo bizabamarira. Hari ingero nyinshi z'abantu baba barageze ku iterambere rirambye bakabona amafaranga nyamara batibye cyangwa ngo bahemuke mu buryo bumwe cyangwa ubundi. By'umwihariko aha reka twibande ku ziri muri Bibiliya. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 26 umurongo wa 12 n'uwa 13, Isaka biba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibiruta inshuro 100, aba umukire agenda arushaho, agezaho yabereye umukire cyane. Uyu yarakoze kuko yakoze icyo bita kubiba muri icyo gihugu. Iyo ukoze ugasenga Imana iragushyigikira. Uru ni urugero rwiza rwa Isaka, uwo twahoze turebaho kare, wahaye umugisha abana be. Ibi biri mu Itangiriro igice cya 26, soma umurongo wa 12 n'uwa 13. Gukora cyane Imana ikaguha umugisha. Urundi rugero muri Matayo igice cya 27 umurongo wa 57, nuko nimugoroba haza umuntu w'umutunzi wo muri Arimataya witwaga Yozefu nawe yafatwaga muri iki gihe nk'umutunzi ukomeye, abantu bose bamwubaha. Yozefu umunyarimataya akaba umujyanama w'icyubahiro, kandi nawe yategerezaga ubwami bw'Imana. Aratinyuka ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu. Biri muri Mariko igice cya 15 umurongo wa 43. Luka 23:53, awumanura ku giti, awuzingira mu mwenda mwiza, awushyira mu mva yakorogoshowe mu rutare itarigeze ihambwamo. Aya ni amagambo ari muri Bibiliya. Icyo kwibaza, ese Bibiliya na Korowani bivuga iki ku iterambere ry'urubyiruko? Tuzabireba. Nkawe unakurikirana iki kiganiro kiri guca ku Yoba Official, niba uri umuntu mukuru, nimba hari aho wageze, nimba hari amafaranga ufite, nimba hari ubushobozi ufite, ni iki ugeze ubu uri kubona cyagufashije kugeraho nyamara utibye, cyangwa utagize uburiganya, cyangwa udahemutse mu bundi buryo bumwe cyangwa ubundi? Tekereza neza. Nimba uzi ko hari uburyo wahemutsemo ukabugezaho, wihane. Nimba uzi ko warageze kuri ibyo byose nyamara udahemutse, cyangwa se ngo ukose, cyangwa se ngo uriganye, gira inama urubyiruko rugukikije hirya no hino yawe, imbere n'inyuma yawe. Barahari bafite imyumvire ivuga ko umuntu wese ukira aba yibye, nyamara wamubera urugero rwiza ukamwereka gukora, ukamwereka uburyo umuntu ashobora kugera kuri ibyo byose ufite atibye wihereyeho. Ibi bizagufasha cyane, ndetse n'uwo uri mubibwira bimufashe. Nagira icyo ageraho azakwirahira, agutangeho urugero mu bandi ko wamugiriye inama nziza akagira aho yigeza. Gusa ku rundi ruhande, inama ya mbere ku rubyiruko ni uburere bw'ababyeyi. Tirengagije ko hari urubyiruko rupfa mu gihe gito bitewe n'uburere buke bahawe n'ababyeyi, cyangwa se ntibanabuhabwe, ntibitabweho. Ugasanga umwana akuranye icyo kibazo, ntiyahawe uburere, nta nama yagiriwe, ndetse nta n'ubundi bushobozi yahawe n'ababyeyi be, akagendanira ko. Bibaho. Ikindi ni ugutozwa. Umwana wese akwiye gutozwa kubaha Imana mu gihe akiri muto, arimo akura, ndetse n'igihe ari urubyiruko kugeza ashaje, nawe akabitoza abandi. Ubundi buryo ni ukubaho mu ndangagaciro z'ubunyarwanda. Abantu bose bagize umugisha wo kurangiza amashuri yisumbuye secondary schools, bose baciye mu itorero ry'igihugu. Aha tuhigira byinshi, harimo indangagaciro z'igihugu, kirazira, ndetse n'ibindi bigutoza kuba umunyarwanda mwenyewe, udafite umugayo kandi ufite ubunyarwanda. Iyi ni inama ya gatatu. Indi nama ni ubuzima umuntu wese aba yaragiye anyuramo. Ubuzima unyuramo bwa buri munsi bugomba kukwigisha, ndetse bukagira byinshi bukwereka. Izi nama uzikurikije ukagerekaho n'izindi zawutekereza ku giti cyawe bwite ntakubwiye ahangaha, wakira, wabona amafaranga kandi utibye. Abantu bose bakakwigiraho byinshi. Abayobozi b'amadini sinabaha inama kuko uzibaha wa mbere n'Imana bakorera bwite. Gusa nk'abantu, burya kudategura cyangwa kudatoza uzaraga ibyo urimo ni ukubisenya ukiriho, ukazagenda nta n'izina usize, nta n'ukwirahira. Ibyo rero burya ni ikinego. Abareberera urubyiruko mu nzego zose bakwiye kumenya impano cyangwa umuhamagaro by'abo bareberera bakibarera, bityo bakazaterwa ishema n'abo bareze. Buri wese akwiye kugira intego mu buzima bwe. Haranira gusiga wubatse izina ry'icyitegererezo cy'ibyo ubamo. Niba uri umunyamwuga, haranira gusiga ufite izina ry'icyitegererezo muri uwo mwuga. Niba uri umukorikori, niba uri umuhinzi, niba uri umurezi, niba uri umuganga,
ukora, niba uri umucuruzi, niba uri umukinnyi, icyo ukora cyose haranira gusiga izina ry'icyitegererezo ku buryo buri wese azakubona nk'icyitegererezo kuri we. Bizagufasha kwerekana ko umuntu yagira icyo ageraho. Haranira kwereka umuntu wese ko hari icyo ushaka kugeraho. Ubukungu, ubwenge, ubuzima bwiza, imibanire yawe n'abandi bantu ibe myiza kandi yubaha Imana. Ubu ushimwa n'abantu ndetse ushimwa n'Imana, maze uvuga izina ryawe wese bimunezeze. Birakwiye ko buri mujene wese cyangwa buri rubyiruko rwose agira intego agomba kuzasiga yubatse izina kandi nta mugayo, kuko handitswe ngo Abefurayimu baravuga bati erega twarikungahaje twironkera ubukire, ibyo twagezeho byose nuko twiyushya kuya, nta buriganya twakoresheje, nta cyaha twakoze. Aya magambo yanditse muri Hoseya igice cya 12 umurongo wa 9. Nitwa Ntawukira. Ndagushimiye amahitamo wagizeho kuyumva no gukurikira iki kiganiro. Nimba wagikunze kora like, ukore subscribe. Nimba kandi wumva hari abandi cyahindurira ubuzima cyangwa cyafasha, kora share ubasangize. Ndagushimiye.